Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro kuba iduhaye igitondo ciza, igitondo cy'umugisha ku buzima bwacu nkuko nkunze kubivuga. Uyu munsi rero ni umunsi w'indirimbo nsha ku buzima bwawe wowe uriko uranyumva. Ndasenga kugira ngo Uwiteka uyu munsi akuremere indirimbo nsha, indirimbo y'ishimwe. Haleluya! Iyi ndirimbo ishobora kukubera igitangaza warutegereje ku Mana uyu munsi. Hamwe no kwizera rero hari indirimbo nsha iza kukumanukira uyu munsi. Uraza guhura n'Imana, uraza guhura n'igitangaza cyawe. Uwiteka araza kugukorera ikidasanzwe warutegereje uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakire rero mwebwe mwese mu mwanya mwiza wo gusenga muri morning prayer. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Tumaze iminsi turi gusoma ibyanditswe bitandukanye, ubwo tubona Imana ikomeza kutwigisha, nanone ikomeza kuduhumuriza, na cyane cyane ko ariko baranyura mu bihe bikomeye. Turakomeza rero turi muri uyo murongo dusoma ibyanditswe bigenda bitwubaka, bituremamo ibyiringiro, bidukomeza, bituma tubasha kugira umutima ukomeye, kandi natwe tukabasha gufasha abandi bari mu bihe bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Bikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, niyo Data wa twese w'imbabazi, ni Imana nyirihumure ryose. Haleluya! Waruzi ko Imana niyo Data wacu, niwe mubyeyi wacu. Haleluya! Hari ijambo nakunzemwo hano ngo niwe Mana nyene imbabazi, ngo niwe nyirihumure ryose. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe abantu banyura mu bihe bikomeye, bibababashe, ibihe by'agahinda, ibihe by'umubabaro, ibihe byo gupfisha, ibihe byo kubura, ibihe byo gutakaza ibyo wari utunze, ukumva ugize agahinda, ugize umubabaro, ariko ngo Imana ni Imana nyirihumure ryose. Haleluya! Ndasenga muri kino gitondo kugira ngo Uwiteka guhumurize wowe uri kuranyura mu bihe bikomeye cyane. Birashoboka ko ufise agahinda kako kubura abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe, bizinesi zarahombye, wabuze ibintu by'agaciro wari ufite mu buzima bwawe, wumva ubuze amahoro, ariko Imana nyirihumure, haleluya, Imana Data, Imana twizeye binyuze muri Kristo Yesu, ngo ibasha kuduhumuriza. Iyo usomye ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Haleluya! Waruzi ko Imana ibasha kuduhumuriza mu makuba yacu yose. Kujya umuntu afisha inshuti ye cyangwa se umuvandimwe cyangwa se umubyeyi we, abantu bakaza kumusura, abantu bakaza kumusanga bakamuhumuriza, niko n'Imana yo mu ijuru ibasha kuduhumuriza. Yo ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose. Hari igihe umuntu ahura n'amakuba n'ibibazo bikomeye cyane atabasha kubisobanurira umuntu n'umwe, niyo abantu bagerageje kumufasha kumuhumuriza, ariko ntibigere mu mutima indani, umuntu agahora n'agahinda. Ariko Imana iyo yahageze, haleluya, Imana yahageze iraguhumuriza, ikakuremamo ibyiringiro. Haleluya! Ugakomera, ngo iyo umaze gukomera nawe ukomeza abandi. Haleluya! Ndagusengera muri kino gitondo kugira ngo Uwiteka agukomeze, agukomeza guha imbaraga zo guhagarara no gushikama. Wowe wanyuze mu bihe bikomeye, Uwiteka agukomeze, Uwiteka ahumurize umutima wawe, Uwiteka ahumurize umuryango wawe, Uwiteka kugendere muri kano kanya. Umwuka w'Imana ugusange, ukuzuza amahoro, kuzuza ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Ukomere, hama numara gukomera ukomeza abandi mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengane nawe muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera mwene Data reka aranywa muri uyu mwanya. Birashoboka Mwami ko yahuye n'ibintu bikomeye, ibimuca intege, ibimukomeretsa, ibimubabaza, ibimuhoza mu gahinda, ariko ijambo ryawe Mwami riratubwiye ngo ubasha kuduhumuriza mu makuba yacu yose.
kugira ngo twamara gukomera ngo tubone uko duhumuriza abandi. Uwiteka Mana yacu, ndasenga muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, dore mwene data ariko aranyumva, umutima urababaye, umutima urimo agahinda, uri mutima warakomeretse, ndamusengera Mwami kugira ngo umuhumurize muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zihumuriza, imbaraga z'Umwuka Wera zibasha kudukiza, kutwomora ibisebe n'ibikomere biri mu mitima, reka Mwami izo mbaraga zimusange muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Yakira imbaraga zo guhumurizwa, akomere ashikame mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nawe Mwami abashe kubera abandi umugisha, abashe gukomeza abandi, abashe guhumuriza abandi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kutugendere kandi tugire neza, reka ubwoko bwawe Mwami ubuhe umugisha uyu munsi, uremera indirimbo sha buri muntu wese reka aranyumva, umuremera indirimbo sha uyu munsi, abone kugira neza kwa, abone igitangaza ca, imbaraga zawe zimusange kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mwami, turagushimiye kuko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka bagire neza, musangiza abandi iri jambo kugira ngo nabo bahabwe umugisha kandi bakire guhumurizwa. Mwarahezagiwe.